Amazina yawe naye my brother? Nitwa Hategekimana Emmanuel, amazina y'umuhanzi ni M51. M51. Ndi umugospels ufite innovation, ifite umuziki nk'uwa Sekila. What? Ufite umuziki nk'uwa Sekila. Uravuze ngo witwa nde? Ifite umuziki nk'uwizisi mbese. Witwa nde amazina? Nitwa Hategekimana Emmanuel. YouTube channel? M51, M51. Kankubitira agasabu narebe. Uririmba gospel? Ufite umuziki nk'uwa Sekila? Nararebye nsanga abantu bakeneye umuziki w'inyarwanda mbese ufatika ku buryo no mu bukwe cyangwa ahandi mu byishimo bakwishima no mu ndirimbo z'Imana ariko zifite umuziki umeze neza. Twumvishe twumva uko bimeze. Hari igihe wabonaga nta nzira, agahinda kenshi kakuzuye umutima, ibibazo byakubanye byinshi, wibaza aho igisubizo kiri bube, maze rurema nawe arakwiyereka, ibitashoboka kubona biremeye, ubona rurema wamwituriye kubw'ibikomeye yagukoreye, fasa tumusime tumuhimbaze kubw'ibikomeye yagukoreye, tumusime tumuhimbaze kubw'ibikomeye yadukoreye. Arya bakwita Hategekimana Emmanuel. Hategekimana Emmanuel, ngiye ngo wa Yesu. Murakoze. Nanjye ngo Yesu. Murakoze. Yes eshatu. Murakoze. Bari bavugiye.